Nongeye kubaramutsa. Muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Twongere twiganirire ku ijambo ry'Imana. Umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi uravuga ngo nkumbuye bya bihe. Ese nawe ukumbuye bya bihe? Bya bihe byiza bya kera, bya bihe byiza byo mu Mana. Dutangire dufatanya gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice ni 4 kuva ku murongo wa 21 kugera ku murongo wa 22. Haranditse ngo yita uwo mwana izina Ikabodi, ati icyubahiro gishize kuri Isirayeli. Abivugishwa nuko isanduku y'Imana yanyazwe, kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. Aravuga ati icyubahiro gishize kuri Isirayeli kuko isanduku y'Imana yanyazwe. Imana itugirira ubuntu. Iki gihe cyari igihe cy'umubabaro mwinshi, kubera ko isanduku y'isezerano yari imaze kunyagwa n'umwanzi. Iki cyari igihe cy'umubabaro uvanze n'ubwoba bwinshi. Muri iminsi ya none, iyo ugereranyije ibihe bya kera n'ibyo tubona ubu, ubona neza ko kuri benshi isanduku y'Imana yamaze kunyagwa. Imana itugirire neza. Burya mu bintu umuntu yakoze cyangwa se aho yabaye, hari ibihe yibuka agahinda umushyitsi, maze akumva arabyanze cyane kubera ukuntu byari bibi. Cyangwa se hakaba ibindi wibuka ukababazwa nuko byagiye, maze ukifuza cyane ko byagaruka. Ukabikumbura cyane, ukagira intimba mu mutima. Nanjye rero ndakumbuye. Nkumbuye cyane bya bihe byo mu Mana bya kera. Kandi nawe ndagira ngo ngukumbuze, ndagira ngo nkwibutse bya bihe byiza. Nkumbuye bya bihe. Nkumbuye bya bihe byiza. Igihe twari tuzi neza umwanzi uwo ari we n'intwaro akoresha. Twahuraga ku rugamba rwo kurwanya ibyaha. Ibyaha ibyo ari byo byose. Ahari kugira ngo tutandura tugatakaza kwera kw'Imana. Ndakumbuye, nkumbuye bya bihe. Ibihe byiza by'urukundo. Twasangiraga byose tugasangira na bose. Tunezerewe dushima Imana muri byose. Ndakumbuye, nkumbuye bya bihe. Bya bihe byo gusenga dukundanye, duhuje umutima twuzuye umwuka wera. Nkumbuye bya bihe. Umwuka yari muri twe, maze ubonye imbuto zacu, agahamya ati dore abarokore barokotse ububata bwa Satani. Nkumbuye bya bihe. Nkumbuye bya bihe. Twahimbazaga Imana ijoro rigacya, tugatandukana tutabishaka. Nkumbuye bya bihe. Ndabyibuka bya bihe byiza. Abana bato bahanura, abakambwe barota, abasore bakerekwa. Nkumbuye bya bihe. Nkumbuye bya bihe. Ndibuka bya bihe abakijwe bishimiraga abandi, urukundo rukabaranga. Nyuma y'amateraniro tugahoberana cyane nta buryarya, tugaseka cyane nta mbereka, tukananirwa gutandukana, tugakumburana tukirebana. Nkumbuye bya bihe bya kera. Umushyitsi yakirizwaga ibyo kurya by'ubugingo, kandi akakirizwa ibyo kurya by'umubiri, maze yasohoka akagusabira umugisha, ukanezezwa no kuzuza ijuru, aho kunezezwa no kuzuza imifuka by'iki gihe. Nkumbuye bya bihe. Ndibuka ngakumbura. Cyajya aho buri wese yifuzaga gukorera umugisha. Byose byaberaga mu rukundo. Ndibuka umuhate mwinshi n'ishyaka ryinshi byo gukorera Imana mu kubwiriza ubutumwa bwiza, kubw'urukundo ngo hatagira uwarimbuka. Ndibuka bya bihe. Ndibuka amarira twariraga iyo umwe muri twe yabaga yaguye. Byabaga bimeze nk'ishyika ry'inyuma ribura maze kurya bikanga. Ndibuka bya bihe. Ndibuka gushyira hamwe kw'abakozi b'Imana kugira ngo bubake ubwami bw'Imana, ariko baturasaniraga nibo bari kurasana ubwabo. Nkumbuye bya bihe. Nkumbuye bya bihe aho urukundo rwaturangaga. Nkumbuye bya bihe aho abera bakumburanaga, bahoberanaga bakuzura umwuka wera. Ariko se kuko nk'ubu byagenze gute Mana? Nkumbuye bya bihe. Nkumbuye bya bihe. Icyo gihe icyaha cyari icyago, nta cyakorwaga hatabanje gukurwaho icyaha, maze tukakirinda nk'icyago, kuko iteka icyaha kiza gihetse icyago. Nkumbuye bya bihe. Aho wagendaga hose wabonaga ijisho ry'Imana,
maze ukirinda gutandukira ngo udatandukana n'ubwiza bwayo. Nkumbuye bya bihe Mana abagabo beza bakomeye bariraga imbere y'Imana n'abagore beza barimbishijwe imirimo myiza. Nkumbuye bya bihe Mana tugarurire bya bihe. Nkumbuye kubona abera buzuye imbaraga, nkumbuye kubona abatizera bizeye, nkumbuye kubona abafite inyota y'Imana bahuye. Nkumbuye bya bihe Mana. Nkumbuye abakozi beza badakorera ibiguzi, bakorera uwabaguze akabacunguza amaraso ye. Ni ukuri ndakumbuye Mana, ubyumve Mana, ndakumbuye. Nkumbuye bya bihe. Yemwe bana bato muri twe, si uku twahoze twahuranye urukundo, twahuranye imbaraga, twahuranye imbabazi, twahuranye ubwiza, twahuranye ubwuzu, twahuranye igikundiro, twahuranye urugwiro, kuko twari twuzuye ubwiza bw'Imana. Nkumbuye bya bihe. Ni ukuri ibyo mubona ubu si byo byariho. Umwanzi yaratuguze aratuguranira, atwambura umwera atwambika umwanda. Bana bato muzabyange, muzarwanye umwanzi nukuri azabahunga. Nkumbuye bya bihe. Ni ukuri ndakumbuye cyane. Nkumbuye bya bihe byiza mu Mana. Iyo mbyibutse inyota irantwika, nkumva inzara ni nyinshi umubiri wose. Ni ukuri ndakumbuye. Ariko numva Mwuka mpumuriza ati humura umwanzi azamwara, ingoma y'umwami Yesu izaganza. Yemwe abakumbuye bya bihe mwe, muhumure isanduku yacu izagaruka, tuzagira isano dusabane, kandi dore umuriro uzahora ku gicaniro. Haleluya. Murakoze cyane. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi bene data, mwebwe mukumbuye bya bihe, dukomeze dusenga Imana, dukomeze twinginga Imana kugira ngo Imana yongere tugarurire ibihe byiza, ibihe byo kunezerwa Imana, ibihe byo gukundana, ibihe byo kuzura imbaraga z'Imana, ibihe byo kwera imbuto nziza kugira ngo abazisarura bagubwe neza. Murakoze. Imana ibane na buri wese. Amen.